uyu ni umuganga muri kuvuga uyu nguyu reba ibintu gukora bareba ibintu gukora n'izina ry'Imana mwanyise uyu nguyu urabona yankorera niba wumva yuko umuntu wanzera yabanje kumpinga mbabwira ko mwageza ha mutande kanizere ko mumeze neza cyane mwese mwabasha kura subscribe like share na comment kuri 500 nizere ko mumeze neza cyane aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru asazuba ndetse n'uburengera bwaryo nizere ko mwabasha kura subscribe utarayikora uyu ni wo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota kuri kamera muri kubona umupapa ndetse n'umukobwa ukiri mutoya akutari mutoya cyane none so tugiye kuganira bimwe mu byatumye baza uno munsi umukobwa we ubwe yarampamagaye ari hanze y'igihugu ndabyibuka yari mu gihugu cya Kenya ndabeshye ntabwo ubeshye nibyo so arampamagaye ati rero mfite ikibazo hari umuganga nahamagaye wo mu Rwanda nshaka kuvuza mama wanjye arambeshya anje amafaranga yanjye ntiyamfasha uyu munsi wa none navuze nti muganga ndakwizeye nshaka yuko ugira icyo umufasha uyu mukobwa aza kugira amakenga aravuga ati njyewe mbere yuko umpuza n'uwo muganga kugira ngo amfashe kuba yamvurira mama uzamfata tujyane kuri uwo muganga wizeye numungezaho ndebe koko nimba afite ubwo bushobozi kuba yamvura soka twikaze kuri televiziyo imwe rukumbi meze neza ndakomeye kandi mpora nkomeye kuko n'ubundi nyafite imbaraga nyinshi cyane mu mutima wanjye n'imbaraga z'ibyo nkora byose so turaza kuganira byibuza utusogonyezamo muri makeya aho ukura imbaraga aho zikura ndetse n'icyo uvura wenda muri make nubwo nazanye n'uyu mukobwa ntago wari umuzi ariko wenda ikintu cya mbere nabagira ngo nkwe ikaze n'abadukurikiye gatanu ku kandi babone ko hari umuntu mushyashya uje kuri kamera none se nyakuba munyamakuru ko wansuye ukansura ugasura ahangaha iwanjye ukazana n'umushyitsi uwo mushyitsi ikimugenza ni iki kugira ngo akunde mumenye nawe menye icyakuzanye ko wamuzanye so wenda icyamuzanye turaza kukijyaho wenda nabivuze no mu ncamake nkitangira ahubwo njye nagize impungenge muga kuko naje akugira ngo nyakirire iwawe nyakira muri kino gisambu harimo ibintu by'imiti bimeze ukuntu meze nk'imiti kubera icyo wahisemo kutwakira njyewe mfite iwanjye nkorera nakirira muntu aho mwakiriye hose umuntu wese ugannye iwanjye mbasha kumugeza mu gikari cy'icumi cyanjye ahari imbaraga z'imiti yanjye bivuze ngo turi mu mbaraga z'imiti yawe cyane kuko iyo umuntu ajya gukandagira iwanjye mba namubonye mbere ahita ndeba iwanjye uyu namubonye mbere mutaraza n'uyu ataraza uyu nguyu niwe mwambwiye wa gakondo nababonye uyu nguyu nahise mupinga nyimubona nabonye bamupinze uyu niwe ni wa wundi ukore bitanga none sanga aha niwe mwavuze aha niwe mwavuze naje reba nari kubaza yere ko mpinga amba nabakire nababonye kare aha wicaye naho hose uteretse nara hirya nariya hari icyo ngomba gukora uyu wakuzanye mugira icyizere yawe kujyanye ni ku mbaraga zikomeye njye mbabona mutaraza ntabyo nemeye rwose uyu nguyu nanditse ko ari umuntu w'umusaza ngewe ukuze abantu bangana uko usa ubu ngubu njye nabizi mbageze umuntu ukomeye cyane ko mba namubonye mbere akiza ikibazo ufite ntakikubwira ariko sinkikubwira urakimbwira wowe kubera imbaraga zanjye mfite rero aha hantu wanzanye ndi kubona uno muganga sinzi rwose ndi kubona nta kintu ashoboye nta kintu ari bumarire mama wanjye amaze imyaka 5 arwaye naramuvuje ahantu hose biranga bakandya amafaranga ku buryo nageze aho nkagenda gushaka amafaranga muri Kenya ngo ndebe ko nabona amafaranga yo kumuvuza ngo mama wanjye niwe ngira gusa nta papa ngira mu rugo turabana 3 niwe wari udutunze nyine aza guhura n'uburwayi nyine turamuvuza biranga ahantu hose hari umuganga uherutse kuturya amafaranga ukira ngaho wenda kugira ngo ibisobanuko bigiye ku murongo so mama wawe arwaye hashize igihe kingana iki
imyaka 5 irashize. imyaka 5 Yego. yararwariye he? Yararwariye hano mu Rwanda, njye nari nagiye gushaka amafaranga muri Kenya. Amafaranga wagiye gushaka yarayo kugira ngo muvuze. Yego. Tukomeza nta kibazo. Noneho ubu naje nyine ngo nyereke no muganga n'uyu ndi kubona nawe agiye kumerera nk'abandi bose bagiye bamuvura. Namuzanye hano ari uko nkwizeye. Ngewe uko uvuga ngo wamuzanye hano ari uko unyizeye, njye mfite imbaraga nyinshi. Nabonye nazo mukobwa nyinshi hagati y'imbaraga zanjye. Nazo nabonye rwose, uyu nguyu namuvuguye. Uri umuganga. Yawe ubona umuganga yagombye kuba afite igihe kingana iki? Ese ari umusaza ukuze nyine, ubona ko ari umusaza nyine w'umuganga wa gakondo bikamugaragara. None se muga wa mugani ntago nakana none ntago uri mukuru, uri mutoya cyane. None muga uyu mukobwa asa nkaho ari gupinga, wenda nanjye dusubinyeho gatoya, imbaraga ukoresha wazitukuye kuki? umva nyakubahwa munyamakuru, urakoze kuba wansuye kandi ukazana n'umushyitsi. Imbaraga zanjye ngewe mfite ntago nzikuraho, ngewe sinzikuraho, nzikura mu gisekuru cyanjye. Okay, tubwira igisekuru kuko nanjye nubwo ntago ndi mutoya cyangwa se ndamukuru, nanjye sinzi ibisekuru byanjye buri. We tubwira ibisekuru ukuraho izo mbaraga, kumbe koko nimizo mbaraga ko zihari sigarate. Igisekuru cyanjye imbaraga nge nazo mbona, izo mbaraga se ziramvurira mama wanjye urwaye. nyakubahwa munyamakuru, umva icyatumye utekereza uyu muntu kugira ngo umunzanire, ngiye mbere yo kugera narinzi ko muri buze, nababonye mukiza, ntiwigeze unanteguza. Nababonye mukiza nanjye ko gituma, ariko nkusanga ku muhanda neza aho winjira mu rugo. niyo mpamvu nese nyura mu mbaraga zaho mbakirira umuntu uje muzi akeneye imbaraga zanjye, mugeza aho ku gisekuru aho nyikomora. Igisekuru tubwire ibisekuru byawe rero. Igisekuru cyanjye nkikura ahantu hakomeye. Urugero mu mandwa zazindi zabaryangombe, turaba ryangombe rye. Mwese niko muza muvuga n'abandi amafaranga nuko bavugaga. Ngewe banyita Kamegeri wa Shyirambere wo kwa Zakari wo kwa Kizeme. Mwene Nyundo. Ni ukuvuga igisekuru cyanjye kirakomeye, n'umwana nzabyara nzakimuraga, singomba kubabwira byinshi. Naho mbabwiye igisekuru cyanjye mbakiremo icamake, ariko se umuntu ko numva arimo kugenda pinga imbaraga zanjye, nagukorera iki? Kandi wanzanyeho umuntu ugomba kumenya uwo ndi we. Ariko si uyu nguyu urabona yankorera iki? Nta kintu na kimwe yankorera. Nakubwira ngo muri mu mbaraga ziwe, tujya imbaraga ziwe zihari, imbaraga zamvurira mama se basi. Ushaka kubona imbaraga? Nta mbaraga afite uyu nguyu, nabibonye. Ngewe mbabarire, namubonye nkihagera rwose. Twigendera. Ngewe nabikora. Wabikora ari ukugira ngo umuntu ampinge. Bikore mbibonye, ariko mbikore. Mbabarira bikora. Nabakiriye aha hose ni mu mbaraga zanjye, niyo mpamvu nababonye. Izo mbaraga ari kuri kuvuga udakora nizi. Bikore mbibone. Twigendere. Mbabarire. Umva se nkubwire, uyu urabona yakora iki ko? Ari afite ikibazo cyangwa ntacyo yari afite? Ku mbaraga mfite nta na kimwe ngewe ntamukorera. Umuntu utazi nta na kimwe. Uyu namupinze rwose, namupinze nyine amubona umuntu ungana uko. Muga yewe simpari wa mukobwa we. Akoze ubundi muga wenda ubundi yapinze cyane. Uyu ni umuganga muri kuvuga uyu nguyu. Kuramo ingofero umwereke, ariko gaturebe ushobora kuba ufite nk'intuza. Ngewe ndi umuganga cyangwa muri abatekamutwe? Ntago ndi umutekamutwe. Ndi umuganga, sindi umutekamutwe kandi sindi muto
kuko mfite imbaraga zanjye nkura zambi ntazo nkura uyu nguyu ndabona atari umuganga rwose nuko uramutse umpinze ubundi nagupinze rwose wampinze uyu muntu wakunyoboyeho nakubwira uwo ndi we noneho ubundi urumva ufite gahunda ufite iki kugira ngo nkwereke uwo ndi we noneho njyewe ndaguha amafaranga ubundi unyereke imbaraga zawe nzibone njye niho ndi bubyemere amafaranga yani wa mukobwa nakazi kawe amafaranga oya nambwira ikibuze sa amafaranga ufite amafaranga 15,000 njyewe nkwereke imbaraga zanjye nkura mu gisekuru cyanjye umva izo mbaraga nshaka kuzibona rwose amafaranga ndayafite si amafaranga njye mbigukorere 15 byonyine reka nyamuhenge ayo mafaranga ubundi anyereke izo mbaraga rwose mbigukorere kugira ngo urebe yuko njye navuye benshi navuye andi wa mukobwa aravuze ngo hari ubukorikori bwanzikora ibintu ugiye gukora ugiye kwikora uri gushaka amafaranga kugira ngo umuha amafaranga anyereke izo mbaraga mugaje umbabarire ntabwo napinze kuko namuzanye nkwizeye ndamavura unyatse 15 ngiye nguhaye 20 dore 20 nyashyize ahangaha 20 nyashyize ahangaha ubundi unyereke izo ndakuvura yampereze mu ntoki nta muganga uje mpereza mu ntoki hereza abakuru hereza abakuru hereza abakuru hereza abakuru ugiye kumukora ibi ugiye kumukora ibi eka mbanze nyabari izo mbaraga zawe uri kurata hano nzibona uri kubeshya njyewe ndabamenyereye kwirirwa muteka imitwe gusa 12 14 16 18 20 nakwatse 15 uzanye 20 mbona uyaguramo akantu umva do reba iri ryameze wowe utarabaho abakuru bara ngirango bamu imbaraga bama imbaraga izo mbaraga nizo nshaka kubona rero nzikwereke nyamuneka wa mukobwa we amafaranga utanze oya njye nyamuhaye kugira ngo mbone imbaraga z'uko zingana muga rwose mbabarire njye nawe iyo nkupinga sindi bagupinze kare gizimpare uza amafaranga njyewe nahawe kandi abagaruka baza bayakuba kabiri ukundangana baza kugushimira cyane cyane mbese na amafaranga 20,000 wasabye 15 aguhaye 20 none nayarayaga aha nayashimye nayashimye ahubwo ikigiye kuba wewe ubyirengera munyamakuru kigiye kuba ntukore ibintu bibi oya mureka bikore ngiye nshaka kubibona nshaka kubibona wampinze kanze nkusha njyanga bikore vuba nyine mbibone were kwitinza tinza bikore nyine amafaranga vuga ugiye gukora ibiki ya mafaranga se harabaza bankurike bagaruka kunshimira ibyo mbakorera ahangaha mukiza nababonye baburetse nze konyamanyabike ngewe mfite imbaraga nkura mu bakuru imbaraga nkura mu bakuru etse gakeya umva nciriraho hano ncira hano gatatu konyine rekeraho buretse muga ubyire wihangana ariko ubyirengera wa mukobwa we ugiye kwikorera inkono ishyushye wowe uri gupinga muganga ya kandi yavuze ati ahantu nabazanye ni mu mbaraga zanjye ari kuvuga ari byo wowe wabyemera ntabwo wabyemera reka tubirebere ampaye akasi inyuma ni akazi kawe ngewe ibigiye kuba nta ruhare mbifitemo ni wowe ubyihitiyemo ku ruhande rwawe birakureba ari kwivugisha amagambo sinzi ayari yampaye nka data ubyihanganira umunyamakuru we kuko ibyo ngiye gukora ni ukugira ngo uyu mukobwa uri kumpinga amenye uwo ndi we amenye uwo ndi we ahaha
ariko umva njyewe umva urabyirengera ngiye umukobwa niwe ubyihitiyemo yewe twita twirukanga urumva uri kumva uri gupinga ibyo nkora byose ni ibiki uri gukora aho umva ntago ndi muto banza undebe mfite imyaka 121 ndeba ndabura indi 40 kugira ngo nanjye nisazire ndebera umukobwa kandi wa mukobwa wowe ntabwo bafite nabikoresha dore na huhaho gatatu hano urumva ngaho ubwo se hari ikindi tuvugana kuraje kwijugunyese kandi simwe mwanyizaniye twakwizanira se mwanyizaniye kujugunya intuza yawe ndagangahura ndagangahura mpereza nibi byonyine se ibindi nabyo agomba umukobwa yewe umutima utanga bite ntabwo ari kuvuga muramenye ukoze ibiki njyewe ndavura nkagangahura ndavura kamera mbabarira reba ibintu gukora muga mbabarira reba ibintu gukora n'izina ry'Imana ni mwanyizaniye mana yanjye oye mwanyizaniye kamera tubigenda kuraho kamera man wazuka kuraho kamera ndebera n'izina ry'Imana ndebera yampinze mana yanjye umva isirarangiye none dore amera kurugunya imyenda bigenza gute umva yampinze mana yanjye bite nese muga ibintu ukoze nibiki nababwiye ko ngiye mwaje nababonye mbere mwaje nababonye mbere yampinze yampinze mwaje nababonye mbere njyewe nabikubwiye ngo ingaruka muzirengere none se si ibi yampaye ibi nahawe byinshi nahawe na rugira ntarwa na ba rugero bana ba rugeruza nahawe byinshi ibi musubize bye musubize bye ndagusaba umfasha njyewe babarira kubera yuko niba wumva yuko umuntu wanze yabanje kumpinga mbabwira ko mwageze aha mutandeba ariko ntabwo byongera babara basi reka musubize ibye ako nabimubwiye arapinga akira ruguma akira rugira akira ibyawe uzamenye uwonde we byose akira ubundi byose nabikubwiye akira nabikubwiye akira ibyawe bimufasha nta kibazo niwe nagangahuye kuko ari washakira gukiza akira ibyawe uzongera umpinge dore ubusitani bw'ibyo ibi do niyo ngize hari ibindi nakora ukaguruka tukora wenda tugize amahirwe arambaye usubungu kweri ko kugira makoze ngiye birankanze izina ry'Imana icyo kiraje nakubwiye ingaruka zawe zo gupinga uriye yampinze njye ndi muganga urabizi wa munzani yanyize uzongera umpinge ufite ikibazo uzongera umpinge njye ntuzongera kumpinga imbaraga mfite nizere yuko urasubira sibyo aho muhamaga ko ndakubona nawe nimba ubwenge bwagiye bwagiye se kuko ukimuye imyenda wenda arambaye ariko ntabwo ari kuvuga nukuri dufasha mvuge byose duce tuganire byose tumaze we uko yumvaga ibintu yararimo ngiye ko bageza nukugira mukunde mumenye wundi wowe icyubahiro ngwino garuka fite icyo vuga ngwino aguhaye karibu nyenena kugira ngo byibuze kugira ngo azangahuke neza mama yamaze kunumva ndi gushya uri gushya kandi mbona nta kibazo ufite kindi ndi kumva ndi gushya mwene muhano
amazi ndi kunywaho nyamuye nta kibazo. Yazane mbanze ntacyo ndi bube ngewe. Yazane mbanze nyakoreho kugira ngo noneho za mbaraga zose nkomeza zigenda zanjye. Akira nicyo cyabo, nta kindi cyabo. Akira amazi ku mazi wumve ko wahumeka. nakubwiye nawe azapinga, ariko nizere yuko ntari kunywa natuze. Noneho nakubwire yuko inzira wamuhaye ari y'ukuri. nari nabaye icyo ubu ngubu. None se ngewe ndikunda kubaza, nabonye ukuramo umwenda wambaye uhaza. Kwanza nabanje kubona mbona ufashe ishakoshi yawe urayijugunye, ufashe mikoro yanjye urajugunye. Ngiye kuramona ukuyemo iyo pantaro wambaye. Wewe ubimvaga gute muri? Zabaye se koko. Nese kano kare basi umvaga uri he? Umvaga umeze bite? Sinzi ahantu narindi nanjye ubu ndi kubona ibyaka kandi ibindi simbi. Nicyo wabonaga wenda? Nabonaga isi yabaye umukara ukuntu iri kwizengurutsa. Iri kwizengurutsa. Wewe ikimenyetso ukoze niki basi gisobanuye iki muri make? Nababwiye ko mwageze hamwebwe nababonye kare. Uyaje zampinga yabanje kurani kote nzongera kugupinga nabibonye pe. Nabibonye ahubwo uzanzanira n'abandi uze nawe kuba waramenye bizatuma abantu benshi babuze uburyo bakira bangeraho. Bazangeraho wenda tunasubiza kugira ngo bive mu nzira. Uvuzerwa wenda ibyo ukoze byo turabonye hano kandi abantu bapinga umuhaye ikimenyetso, ariko ngende kwibaza nize ndwara uvura n'abandi batari babizi babimenye. Nize ndwara uvura? Ngiye indwara mvura indwara nyinshi. Indwara mvura abagore babuze abagabo. Mbashakira umuti nkabashakira abagabo. Okay. Bakababona. Bakababona. Nkavura amarozi. Nkavura indwara za tirikomunasi n'ibindi byose. Abagabo bataye ngo nkabaha abagore babo imiti bakagaruka mu rugo. Nkavura ibitsina by'abagabo bitoya cyane. Bitoya azaje utakoze sha. Ngeze rugoko umere neza umuryango kwishimira. Agira ngo umugore yakwishimira se utagize ngo kiregeta. Yakugira swaga. Ibyo byose ndabikora. Umugore akishima. Nkavura indwara zose na rubaga impande. Byose ndabikora. Ibijyanye n'abajura. Nkavura inyatsi. Nkavura inyatsi. Umujura ibyabuze nkabigaruza. Ibyo byose ndabikora. Nkaguha n'ubutunzi. Byose ndabikora. Byose utanga n'ubutunzi? N'ubutunzi ndabuguha. Abacuruza bikanga cyane. N'abagore babuze amavangingo. Umuti byose bikagaruka ngiye muganga kwete ukagarura amavangingo. Yabikongera igakora neza. Ibyo wakoze nta utabibonye nanjye ubwanjye bwo bwanyishe cyunzwe kiraza nta zuba ririmo kuva. So reka tugushimire.